buriya nubwo nagiye ngaragaza ngo ari amajwi yashyizwe hanze nta cyantwaye arakinwaye kubera ko ntitwari twigeze tubyumvikana ntabwo twari twigeze twumvikana kaya majwi ugomba kuyashyira hanze. Buretse gato uyu nguyu bamwita Sandrine, uyu yamamaye ku mbuga nkoranyambaga aho yakomezaga kugenda avuga ko uwitwa Pastor Mutesi ngo yamutwariye umugabo. Ibi ngibi ajya kubivuga nuko yari yamaze kubona uwitwa Pastor Mutesi ndetse na Murindwa Ferdinand bari bamaze gusezerana imbere y'amategeko cyangwa se ku murenge, bivuze ko bari babaye umugore n'umugabo. Uyu Sandrine akaba yararyamanaga n'uwitwa Ferdinand cyangwa se akaba yari umugore we ariko bitemewe n'amategeko. Aho ngaho nibwo uwitwa Sandrine yaje ku mbuga nkoranyambaga atangira gutera rwaserera avuga ko uwitwa Pastor Mutesi ngo yamwibye umugabo. Pastor Mutesi nta kindi yakoze uretse nayo kuza ku mbuga nkoranyambaga akavuga ko asabye imbabazi cyangwa se asezeye mu izina ry'umugabo we Ferdinand, asezeye kuri Sandrine. Ibyo ntabwo byaje kuza kuba byarangira kubera ko uwitwa Sandrine igihe yari ari mu bitaro aho atuye, Pastor Mutesi ndetse n'umugabo we barangije bamusangayo bamusaba ko atazongera kugaruka ku mbuga nkoranyambaga avuga ko bamutwaye umugabo. Sandrine ntabwo yabyumvise, n'ubundi yarakomeje atera rwaserera ku mbuga nkoranyambaga akomeza kugenda avuga ko Pastor Mutesi ari indaya cyangwa se ari umugore ushinzwe kwiba abagabo b'abandi. Pastor Mutesi nta kindi yakoze uretse kumuhamagara ku murongo wa telefone, arangije bagira ibyo bumvikana amusaba ko agomba kuza agakora ikiganiro kuri channel yiwe avuga ko atazongera kuvuga ku mugabo wa Pastor Mutesi bita Ferdinand. Hanyuma Sandrine nawe ntabwo yabyumvise kubera ko yaravuze ati nanjye mfite umuyoboro wanjye wa YouTube, nawe wari ukwiye kuza kwicara iwanjye akaba ariyo dukora icyo kiganiro. Ibyo byakomeje kugenda bitara rwaserera, ariko nyamara uwitwa Pastor Mutesi yari ari gukomeza recordinga amajwi cyangwa se recordinga ikiganiro bari kugirana ku murongo wa telefone. Icyo kiganiro bagiranye yamusabaga ko agomba kuza bagakorana ikiganiro akamwereza 10,000 bya tike, ariko Sandrine ntabwo yakomeje kuba yabyemera kubera ko yaramubwiye ati nanjye icyo kiganiro twagikora kuri channel yanjye. Hanyuma amaze gukupa ikiganiro yahise agishyira kuri channel yiwe Pastor Mutesi. Uwitwa Sando kubera ko yari afite intege nkeya nkuko nabikubwiye yari ari mu bitaro, ntabwo yashoboye kuba yabijya inyuma cyangwa se ngo abikurikirane kubera ko yari afite intege nkeya. Ariko nyuma yaje kugarura ubwenge asanga uwitwa Pastor Mutesi yamwereje amafaranga bya 10,000 yamubwiraga bya tike. Arangije Pastor Mutesi amagara mudugudu aramubwira ati namwereje amafaranga 10,000 bya tike, agomba kuza tukiyunga. Sandrine agiye kurega ku mudugudu baramubwira ati nta kintu wavuga kubera ko ibyanyu ntago tubizi, dore banatubwiye ko bakoresheje 10,000 bya tike. Kuva ubwo Sandrine yabaye nk'uhindutse kubera ko ntago yongeye gutekereza uwitwa Ferdinand nkuko yamutekerezaga mbere. Aho ngaho niwe yatangiye kwibaza ko uwitwa Pastor Mutesi ya mafaranga yamwoherereje hashobora kuba harimo indi myuka, kubera ko uyu nguyu ngo ni Sandrine n'ubundi yavuganaga n'uwitwa Ferdinand muri cya gihe yabanaga na Pastor Mutesi. Ariko ngo kuva Pastor Mutesi yamwohereza ibyo 10,000 ntabwo bongeye kuvugana, yewe n'amafaranga yamwoherezaga yo kurya, kwishyura inzu, kwishyura abana ishuri ntabwo yongeye kubibona. Aho ngaho niho ahera avuga ko yicuza ku mafaranga yamuhaye ndetse ko ari no gushaka kuyamusubiza. Ayo majwi nagushyiriyemo naho yaratangiye kuvuga ko ashobora kuba yakongera akabyotsa ikirego akavuga ko bamukoresheje ikiganiro kuri telefone, ariko nyamara atabizi ko bari kumurekodinga, nyuma akaza gushiduka amajwi yagiye hanze. Ibi ngibi abivuga avuga ko uwitwa Pastor Mutesi ashobora kuba ari umugore w'ikirara kubera ko n'amajwi tumaze iminsi twumva ari kuvuga Uwanyana Asia ndetse na Pastor Stephen, biravugwa ko uwitwa Pastor Mutesi ari ushobora kuba yarayashyize hanze ubwe, yarangiza agatanga amafaranga $200 kugira ngo bashake uwashyize amajwi hanze. Ariko byaje kugaragara ko uwitwa Pastor Mutesi ashobora kuba ari umukinnyi w'iyi mihanda cyangwa se ari incakura, nubwo ari umugore w'umukire ariko nyamara ngo ashobora kuba ari ibandi, ndetse ngo n'ibyo atunze byose ashobora kuba bikura mu bucakura cyangwa se mu buriganya. Uyu Pastor Mutesi hari n'andi majwi avuga ko ngo ashobora kuba yarashinze groupe bita Giraneza Family. Iyi ngo akaba ari groupe ahurizaho aba diaspora bifuza abagore b'abapfakazi mu gihugu cy'u Rwanda.
ngo aba bagabo b'aba diaspora cyangwa se batuye muri Amerika n'ahandi hose baramwandikira barangiza bakamubwira ati turashaka umugore umeze gutya na gutya. Pastor Mutesi nta kindi ahita akora, ahita ashakisha ku mbuga nkoranyambaga kubera ko n'ubundi ariho ahurira n'abantu benshi, hanyuma agacunga umugore uje ku mbuga nkoranyambaga avuga ko nta mugabo afite, yarangiza agashaka nimero ze akamuhuza na wa mugabo wamwandikiye. Aho ngaho ngo niho yafashe uwitwa Pastor Steven wari wamwemereye $4,000 arangije amuhuza n'uwanyana Asia. Nyuma baza gutandukana bivugwa ko ngo yamuriye amafaranga, hanyuma uwitwa Pastor Mutesi akagaruka avuga ko ari ngewe waguhemukiye ndetse nanagusaba imbabazi. Aho yabibwiraga Pastor Steven ariko umubwira ko azamushumbusha. Ibyo byarakomeje ndetse abantu bamugabaho igitero bavuga ko ari umugambanyi. Hanyuma aza kugaragara kuri kamera avuga ko n'ubundi ngo hari amajwi y'abantu bashaka kumwica bamushinja ubugome bwe akomeje kugenda agaragaza. Hanyuma aza kuvuga ko icyitwa channel ndetse n'ibiganiro abivuyeho, ndetse anatangaza ko channel ye ayishyize ku isoko atanze $10,000,000 cyangwa se arizo ashakamo. Ibi ngibi abantu bakomeje kugenda babihinyuza bavuga ko uwitwa Pastor Mutesi adashobora kuva kuri no mihanda kubera ko ariyo yamukijije. Nibyo bakomezaga kugenda bahuza bavuga ko ngahimbwa yaririye itagishobora kuhava. Ibyo bidatinze twagiye tubona uwitwa Pastor Mutesi wari wamaze gusezera imbuga nkoranyambaga ndetse yanashyize ku isoko channel, yahise asohora ikiganiro. Bidaciye kabiri nabwo arongera asohora ikindi kiganiro, aho twari turi mu minsi yo kwibuka abazize jenoside yakorewe Abatutsi, aho bakomezaga kugenda bavuga ko nawe ashobora kuba yakoze ikiganiro gipfobya kubera ko ngo yari yavuze ko yishimiwe cyangwa se yagabiwe inka n'umuntu wacitse ku icumu. Ariko ibyo ngibyo bagakomeza kugenda bahuza bavuga ko ngo kugabirwa bigize igikorwa cyo kwishima, bityo atarakwiye kwishima cyangwa se guserebura mu gihe cyo kwibuka. Ariko ibyo n'ubundi bagakomeza kugenda babihuza bavuga ko Pastor Mutesi na nyuma yaho yakomeje kugenda akora n'ibindi biganiro, bityo bakavuga ko uyu mugore atava kuri no mihanda. Nyuma yaho ku munsi w'ejo ku itariki 14 ubwo twasozaga icyumweru cyahariwe kwibuka abazize jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ku mugoroba cyangwa se nijoro uwitwa Pastor Mutesi yasohoye message cyangwa se ubutumwa avuga ko ngo bagomba kumumugereza kuwitwa Pasteur Justin. Ahangaha nta kindi yashakaga n'ubundi ni ukubyutsa akaboze cyangwa se kugira ngo akomeze avugwe. Aho abantu bakomeza kugenda bavuga ko uyu Pastor Mutesi ashobora kuba ari manyanga cyangwa se ari indyarya. Ibyo ngibyo n'ubundi ntabwo byatinze twahise tumugabaho ibitero, ariyo mpamvu nanjye bunkoze ikiganiro muvugaho, kubera ko Pastor Mutesi ntabwo azava kuri ino mihanda, ni ibintu bidashoboka. Nibyo koko aho yaririye ntishobora kuhava. Bavuga ko ngo ubukire bwose Pastor Mutesi afite abukura ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'akazi ko guhuza abagore b'abapfakazi ndetse n'abagabo b'aba diaspora n'ubundi agakorera ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo bisobanuye ko n'ubundi adashobora kuzivaho uko byamera kose. Ibyo rero nibyo bimugarura kuri no mihanda agakomeza agatwika. Uyu Sando rero akimara kuvuga ko bashyize amajwi ye hanze ndetse anabyicuza, akaba yakomeje avuga ko bya $10,000 ashobora kuba agiye kubishaka yarangiza akabisubiza Pastor Mutesi kugira ngo uwitwa Fredina azagaruke atangire yongera amwishyura amashuri ndetse amuhereze n'ibyo kurya. Ibi ngibi nahise mbihuza mvuga ko uwitwa Fredina n'ubundi kuguma mu rugo rwa Pastor Mutesi bitazashoboka, kubera ko hari n'abatangiye kuvuga ko ngo hari amajwi y'utwa Fredina arimo aratereta abandi bakobwa cyangwa se izindi ndaye, ndetse ibyo akabikora nyuma y'uko amaze kubana n'uwitwa Pastor Mutesi. Hari abakomeje kugenda bavuga ko ngo ayo majwi bari buyashyire hanze, ariko reka mbabwire ko ngewe ubwanjye amakuru nishakiye cyangwa se amakuru nifitiye nuko ayo majwi mutazayabona, kubera ko telefone yabarizwaga mwayo majwi yamaze kuba yakibwa cyangwa se yaburiwe irengero. Ayo majwi ntago azaboneka, wenda muzamucungira ahandi, kubera ko n'ubundi bavuga ko inkoko yaraye hanze iba yahindutse inkware, n'ubundi azakomeza kugenda atereta abandi bakobwa. Ubwo rero abariho mu mucungira, ariko amajwi mwari mwiringiye iyo ntabwo azaboneka kubera ko telefone yamaze kuba yakibwa ndetse iranaformatwa.
nimunyemere rero ngane ku musozo w'iki kiganiro, ariko n'ubundi mbasezeranya ko nzakomeza kugenda mbazanira za nkuru ziba zavuzwe ku mihanda, hanyuma nkazibazanira hano. Njye mwumvaga muri iki kiganiro yari Kizo nk'ibisanzwe. Iyi ni K7 Magazine. Ibiganiro byacu n'ubundi nakagaruka. Ciao ciao.